twongeye kuba ikaze kuri TV umubano w'abanyarwanda mu Uganda. Amazina yanjye nkuko mubizi murayazi ni Kofi Anani. Nanjye ndabakiriye kuri urubuga rwacu, abariyo mwese, inshuti zacu, abatuzi, imiryango, abana twiganye nabo, ababyeyi bacu, baba bari mu gihugu cya Bugande nanga baba bari mu gihugu cy'u Rwanda, mwese turabatumiye. Muravuganaho na Hope inshyushyu, ndabakiriye nanjye. Umwana bamwita inshyushyu, ndatekereza namwe mubyumvishe neza, dore rwose yaranyoye nkuko abivuga. Hope, hari akabazo gato nibazaga hano mu gihugu cya Uganda, ubona ku bintu bijyanye n'imikorere yaho ku rubyiruko, ubona bimeze bite? Imikorere yaho mu rubyiruko, ubuzima bwo mu Buganda icyo nzi ni ubuzima bworoheje, ntabwo ari ubuzima bugoye cyane, biterwa n'umwete uba ufite mu murimo n'ukuntu uba ukeneye amafaranga nyine. Ariko mu buryo busanzwe Uganda ni igihugu cyorohereza buri muntu wese, nimba uri umusore, nimba uri umwana, biroroshye cyane kugira ngo ubone akazi ko wakora kandi ukanibeshaho. Aha, hariho urubyiruko rumwe na rumwe ruva hamwe, tuvuga ururimi rumwe, natwe twese tuvuga ururimi rumwe, ariko ukaba wumva usanga bamwe baranze gukora badashaka, bavuga ati bazabeshwaho na family. Abantu nk'abo wabaha inama bwoko ki? Wabagiriye inama? Abantu nk'abo ko bafite mu mutwe hakomeye, ubwo nyine umuntu uba wiringiye famille, ndumva bigoye ko kuntu ndeba ufite n'ababyeyi bacu nabo biringiye famille zabo. Wenda twebwe ntabwo twakabayeho mu buzima nk'ubwo turimo. Buri umwe yakagiye yicara akavuga ngo data ni umutunzi. Ubu mu gihugu cya Uganda abatutsi barimo benshi bafite inka, ibintu nk'ibyo. Bakagiye bicara akavuga data afite inka 200, nta mpamvu njya gukora. Ariko kubera yuko tudafite guhora ibitekerezo byacu byose tubishyize ku miryango, nawe ufite kugira ngo icyawe cyo watangiraho nk'umuntu, noneho n'umuryango waza kugufasha ukagufasha ufite aho uhereye. Ariko ntabyo kwicara, ubuzima bwicara buhinduka, ibibazo byagwira umuntu, ibintu by'umubyeyi bigashira, umuntu aranyaga, umuntu arara nabi. Ubu se wanze gukora ukavuga ngo papa afite iki nangwa mama afite umutungo runaka, nangwa se wenda umufite nk'abana benshi, mwavutse muri benshi. Mu Bugande n'abantu babyara cyane, n'abantu babyara cyane. Ubu rero usanga nko mu muryango nk'iwacu, papa yatubyaye turi abana benshi, papa yatubyaye turi abana benshi. Ubu sinajya ngo mvuge ngo ngiye Hope nzicara negereza ibya papa, ubwo nimba itegereza n'undi akabitegereza, n'undi akabitegereza, dushobora no guhendera nta n'inyungu twiyunguye. Ariko ubu ngubu nyine buri muntu aba afite kugira icyo yitandikiraho nk'umuntu, none ejo n'umubyeyi najya kuguha abona hatandikira kugira ngo aguhereze. Niyo nama nyine nabwira abahungu badashaka gukora nangwa se abakobwa badashaka gukora. Urakoze cyane. Namwe mudukurikiranye mushobora gutera comment hasi aho ngaho, biremewe. Ikindi, abana badashaka gukora na cyane urubyiruko, kaba wumva yuko ukeneye kugendera ku by'iwanyu, nje nkanjye ndumva ko ari ikosa rikomeye ubukoze. Kandi nawe mubyeyi utabasha kuba wakwigisha umwana gutangira gukora hakiri kare, ndatekereza neza ko iryo ari ikosa uri gukora. Bishobotse tangira none ahangaha, tangira none ahangaha. Nawe mwana ba umuntu w'agaciro imbere y'ababyeyi bawe. Nanjye ndongeraho iki kivuga ngo wowe umwana uri udashaka gukora nangwa se umusore uri udashaka gukora, utegereje ibya mirenge byinshi ngo zatandikana afite byinshi, uribeshye. Umuntu ashobora gutandika na 500 akabyara yani 500, kikaba 1000, 1000 kikazabyara ikindi. Ubu rero nutangira n'isene nkeya, gusa no kumenya icyo ushaka, kuba ufite mission, urebera kure ukavuga ati mfiteho imitwaro 10 ya Uganda, imitwaro 10 Kampala hano ifite ikintu cyo yatandikana n'icyo umuntu akagira icyo yakwiyunguramo. Abana benshi jewe nzi batandikiye mu mirimo yo hasi, agatandikana amafaranga make
ariko kuri iyi shaka bafite nk'abakozi barenga muri 5 yaratandikanye sene nyeya. Rero nugiye ngiyo wishwe n'ubukene ugume mu rugo ugumusaba umubyeyi iki umusabe izafi z'umusabe inkweto umusabe iki ngiki tangira nizo nyeya ufite. Natwe bamwe twatangiye n'udufaranga dukeya ariko ukajya kureba ubuzima buragenda buhinduka. Nibushobora guhindukiraho mu minsi 5 nangwa se mu kwezi kumwe, ariko buri uko ubona inyungu ukabika kandi ugashaka abantu ugafata neza abantu ugakuraho umwirato n'umwiyemero n'ukwimenya, ubuzima buzagenda neza. Igikuru ni ugutandikana nayo make ufite kandi ukagira umwete nunanirwe nucika intege niwumve ngo uyu munsi nakoze ejo nagiye nago nakoze oya ibyo biyekure mu mutwe. Ushaka kuba neza nimba imvura yamunyagiye nimba izuba ryatse nimba yaburaye nimba yabwiriwe ejo stira sigara ku kazi. Ndabakunda mwese bambi turakwishimiye turakwakiriye wakoze kuza kudutera inkunga no kutwongera ku bumenyi. TV yacu tuyikunde umubano w'abanyarwanda. Shalom shalom.